nongeye kugusuhuza mu izina rya Yesu. Imana iguha umugisha. Yesaya igice cya 32 umurongo wa 3 hari amagambo avuga ngo abafite amaso areba ntibazagira ibikezi kandi abafite amatwi yumva bazayatega. Muvandimwe, ndagushimira wowe uhora ukurikira uru rubuga rwa Emerita Ministries. Imana ifite impamvu yemeye ko ngeze iki gihe nawe ukaba ugejeje iki gihe kugira ngo tumenye uko tugomba kubaho. Imana iradukunze, iraturinda, nta kiguzi twatanze kandi nawe ntacyo watanze, ndabizi neza. Ariko uyu munsi Imana iragushaka kugira ngo umenye uko ugomba kwitwara. Ni nayo mpamvu muri aka kanya nifuje ko tuganira ijambo ry'Imana rifite umutwe w'amagambo uvuga ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Birashoboka yuko umaze igihe wumva ayo magambo, ndetse n'uwakubaza uhita umubwira ngo ni muri Yobu igice cya 28 umurongo wa 28. Nibyo koko urabizi, ariko uyu munsi ndashaka kubyumva bundi bushya. Muvandimwe, uyu mwanya reka tubanze dusenge. Ndagushimiye Mana yanjye, ndagushimiye Mana ikomeye ikiranuka irebera hose icyarimwe. Ndagushimiye ko wabanye nanjye, ndaguhamagaye ngo ukomeze ubane nanjye. Nkweretse abana bawe bari ku isi yose bababaye, babuze uburuhukiro mu mitima yabo. Ndakwinginze ngo babere uburuhukiro haba mu by'umwuka, mu by'ubwenge no mu by'umubiri. Reka Satani atsindwe mu mibereho yabo. Ngaho mpira uhire n'uwumva kugeza ku musozo, Mana, mu izina rya Yesu. Amen. Umutwe w'ikigisho cyacu uravuga ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Muri uyu mwanya reka tubanze duhere ku magambo Pawulo yabwiye ab'Ikorinto ubwo yari ariyo, aboneka mu gice cya mbere cy'urwandiko rw'ab'Ikorinto igice cya mbere umurongo wa 22. Yarababwiye ati abayuda bashaka ibimenyetso, naho abagira iki? Bagashaka ubwenge. Atariko twebweho tubabwira Kristo wabambwe. Haleluya. Iyo dusomye mu mateka nk'uko tubibona muri Yohana igice cya 12 umurongo wa 18, muri Matayo igice cya 12 nanone umurongo wa 38, hatubwira uburyo abayuda iyo Yesu yagiraga ikintu cyose akora rwose bahitaga bamubaza ikimenyetso. Bati tubwire, ngaho bikore turebe noneho kuri umwana w'Imana. None se tubwire ibyo byavuye heye? Noneho aba bagira ikibo bagashaka ubwenge bwa filozofi nyine, bagashaka kwimbura ibintu, bagashaka kugira ngo basobanukirwe. None se ubundi kiriya gitangaza kugira ngo agikore aba yagerekeranije iki n'iki, yagize atya, ubundi se bimeze gute, ubundi bigenda gute? Ibyanditswe bitwereka ko aba bagira iki batemeraga umusaraba mu by'ukuri, ariko bashakaga buri gihe ibipinga ibyo Kristo akora, ndetse n'ibyo abayuda bakoraga ntibabyemeraga. Rero ni ukuvuga ngo Pawulo we yarababwiye ati bariya bose ntago bigeze bizera, n'uyu munsi banze kwizera. Atariko twebwe hari icyo tubabwira, turababwira Kristo wabambwe. Uwo rero nanjye niwo mbabwira uyu munsi, kuko ari we shingiro ry'ubwenge, akaba ari nawe shingiro ryo kumenya. Ni we shingiro ry'ubwenge, ni nawe shingiro ryo kumenya. Niyo mpamvu aka kanya nifuje ko tumenya mbese ubwenge nyakuri nubuhe. Hari icyo Imana irimo kukubwira muri aka kanya. Niba waratangiye urugendo koko, ukaba warahagurutse, ukaba warabyizeye, wumva koko ushaka guhaguruka, cyangwa ukaba waratangiye urugendo, reka turebe mbese muri Yesaya igice cya 51 umurongo wa 1 haratubwira ngo iki? Haratubwira ngo mwabakurikirana gukiranuka mwe, mugashaka Uwiteka, ni
munyumve murebe igitare mwasatuwemo n'urwobo rw'inganzo mwacukuwemo. Yemwe ba bantu bakurikirana gukiranuka, iyo uvuze ngo gukurikirana gukiranuka, ni wa muntu ushaka gukiranuka kandi akagukurikira, ni wa muntu washatse ubwenge kandi akabukurikira, kuko kumenya Imana nibwo bwenge nyakuri. Ariko turaza kureba ese ni mu buhe buryo noneho nabigeramo. Rero niba ushaka gukurikira Uwiteka cyangwa ukaba ubitekereza ko kukumva warahagurutse, Imana irakubwira ngo tega amatwi, tega amatwi. Niba ushishikariye gushaka Uwiteka, ni umva icyo Imana ikubwira, maze wibuka aho wavuye, wibuka igitare wasatuwemo, wibuka uko byakugendekeye, wibuka icyo wagombaga gukora, umenye n'icyo ugomba gukora uyu munsi. Kuko aha hantu Yesaya bivuga, abo bantu bari baribagiwe Imana yabakoreye ibitangaza, bari baribagiwe Imana yabakuye mu gihugu cya Egiputa, bari baribagiwe. Yesaya ahagurutswa no kubibutsa. Nanjye uyu munsi mpagurukijwe no kukwibutsa kugira ngo umenye neza igitare wasatuwemo. Nyaboneka nicyo gituma ndimo kukwibutsa ngo umenye igitare wasatuwemo. Imana igufashe kandi wumva ibyo nshaka kukubwira. Ibuka umwijima wavanywemo, ibuka urwobo wavanywemo, kandi icyo gitare nta kindi ni Kristo. Iyo dusomye mu batubanjirije hari icyo bagiye babivugaho. Ibyo bigereranyo byiza kandi bifite icyo bisobanuye biboneka muri Bibiliya yose. Ibyo by'igitare, igitare twasatuwemo, urwobo twakuwemo. Mu myaka magana menshi mbere y'ivuka rya Kristo, Mose yavuze ko ari igitare cy'agakiza k'Abisiraheli. Amena. Nk'uko tubisoma mu Gutegekwa kwa kabiri igice cya 32 umurongo wa 15. Umunyezaburi we yamuririmbyeho ko ari umucunguzi we, igitare cy'imbaraga ze. Amena. Igitare kimusumba, igitare cy'ubuturo, igitare cy'umutima we. Haleluya. Igitare cy'ubuhungiro bwe. Mu ndirimbo ya Dawidi, ubuntu bwa Kristo bugaragazwamwo ko ari amazi adasuma atemba hagati y'inzuzi, atemba hagati y'inzuri zitoshye, kandi ko iruhande rwazo ariho umwungeri wo mu ijuru ayobora umukumbi we. Haleluya. Kandi arongera akavuga ati, uzabuhira ku ruzi rw'ibyishimo byawe, kuko aho ariho hari isoko y'ubugingo. Amena. Kuko aho ngaho ariho hari isoko y'ubugingo. Ayo magambo mbabwiye aboneka muri Zaburi 19 umurongo wa 14, na Zaburi 62 umurongo wa 7, n'iya 61 umurongo wa 2, n'iya 71 umurongo wa 3, n'iya 73 umurongo wa 26, na Zaburi 94 umurongo wa 22, umurongo Zaburi nanone 26 umurongo wa 2, ndetse na Zaburi 36 umurongo wa 6 kugeza ku wa 9. Kandi umunyabwenge nawe hari icyo yongeyeho, aravuga nyuma y'izo zaburi nziza zivuga ibyerekeranye n'iby'igitare twasatuwemo. Umunyabwenge nawe yaravuze ati, isoko y'ubwenge ni nk'akagezi gasuma. Nk'uko tubibona mu Migani igice cya 18 umurongo wa 4. Kuri Yeremiya we, Kristo ni isoko y'amazi y'ubugingo. Naho kuri Zekariya, Kristo ni isoko yoza ibyaha, isoko ikuraho imyanda. Haleluya. Nagira ngo ubyumve neza, wumva uko dutangiye. Kuri bo Kristo ni isoko yeza imyanda, isoko ikuraho ibyaha, isoko imara inyota. Ibyo biri muri Yeremiya igice cya 2 umurongo wa 13, ndetse muri Zekariya igice cya 13 umurongo wa 1. Nagira ngo wumve iby'iyo soko imara inyota.
iyo ngiyo niyo Pawulo yabwiraga abayuda, arababwira ati ni ukuri bo bashakaga ubwenge, abandi bagashaka ibimenyetso, ariko twe tubabwira Kristo wabambwe, kuko ari bwo bwenge bw'iteka ryose, akaba ari we gitare twasatuwemo. Uwo ngo niwe mbabwira, uwo ngo niwe ugiye kutumenyesha ubwenge, kuko tumaze kubona ko muri Yeremiya 2:13 na Zekariya 13:1 ko ari isoko yoza ibyaha, isoko imaraho imyanda. Haleluya! Kristo akaba ari isoko y'amazi y'ubugingo. Uwo niwe nanjye nje kubabwira. Icyo byasabaga abayuda n'abagiriki byari ukwizera gusa, byari ukumwizera. Byasabaga kumwizera, ntabwo byasabaga gucukumbura ujya hirya. Ni byiza ko ducukumbura mu ijambo ry'Imana, ni byiza ko tujyamo, ariko ntukajye mu ijambo ry'Imana ugiye gushakamo impaka, ugiye gushakamo ibyo wakubitisha abandi, ugiye gushakamo ibintu by'inyuro, kwa kundi abantu basigaye baririmba indirimbo z'inyuro, cyangwa bakaba bari ku ruhimbi ugasanga barimo kwivugira ibintu byo gucyurirana. Umuntu arakwanga, nakwanga uzamubwire ko Imana yagukunze kera. Oya, ntabwo ari ibyo. Aho ngaho Pawulo yisabiraga Abagiriki n'Abayuda yari ari imbere, arababwira ati icyo bariya bagombaga gukora byari ukwizera. Yabibwiraga, ibyo yabwiraga Abikorinto bari bari imbere ye, yarababwiraga ati ibyo bagombaga gukora byari ukwizera gusa, ariko twebwe twaramwizeye, niwe tubabwira, nubwo bo batigeze bagira gute, batigeze bamwizera. Niyo mpamvu uyu mwanya tugiye kuganira kugira ngo turebe mbese ubwo bwenge nyakuri n'ubuhe. Ku mutwe wacu uvuga ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Kandi wibuke ko twatangije amagambo avuga ko tugomba kumenya igitare twasatuwemo n'urwobo twagize gute, n'urwobo twacukuwemo. Imana ikugirire neza. Nimureke turebe muri Yobu igice cya 28. Tugiye gusoma twihuse. Fata Bibiliya yawe tugendane, wumve koko turi kumwe, wumve koko uri mu mwanya ukwiye, wumve yuko koko ushaka nawe kuzirikana no kwibuka umwijima w'icuraburindi wakuwemo uko byari bimeze. Wibuke iby'Imana yagukoreye muvandimwe. Ahangaha nababwiye ngo Yesaya yarabibutsaga, arabwira ati Mana ibintu ese nyaboneka. Arababwira ati nimutekereze ibyo muri gukora, nimutekereze uko muri kwifata, mutekereze, mwibuke noneho aho Uwiteka yabakuye, mwibuke iby'Imana yabakoreye, mwibuke uko mwari mumeze, mwibuke ko mwari mupfuye muhagaze, ariko Imana noneho ikabarengera. Nyaboneka mwipfusha ubusa igitare mwasatuwemo. Yabibutsaga urugendo rwabo kandi rutari rwaraboroheye mu buzima bwabo bwose. Uyu munsi nawe nibyo nkubwira, kugira ngo wibuke igitare wasatuwemo. Niyo mpamvu tugiye kujyana muri Yobu igice cya 28 guhera ku murongo wa mbere. Mwumve ukuntu harimo kutubwira. Hatangira havuga ngo nukuri feza igira urwobo yavuyemo, n'izahabu ikagira uruganda icukurwamo. Mwabyumvise? Nukuri ifeza igira urwobo yavuyemo, n'izahabu ikagira uruganda icukurwamo. Mwibuke ko twatangije amagambo avuga ngo ibuka neza, niba ushishikarira kumenya Uwiteka, ibuka igitare wasatuwemo n'urwobo wacukuwemo, urwibuke neza. Nukuvuga rero icy'agaciro cyose kigomba kugira inkomoko. Umurongo wa 2, ubutare bukurwa mu butaka, nibuye riyengeshejwe rivamo umuringa. Murabyumva? Kugira ngo nanone ibuye ribe ari iry'agaciro, nuko rigomba kubanza kuyengeshwa. Niyo mpamvu ugomba gutekereza aho wacukuwe, icyo ni icya mbere. Hanyuma ukamenya ko ibigeragezo unyuramo n'ibintu byose wanyuzemo nabyo bigomba kuba bifite aho bituruka. Ni ukuvuga ngo nabyo kugira ngo ubinyuremo, nyuma yaho umenye yuko uzahinduka ibuye ry'agaciro, umenye ko uzahinduka uw'agaciro. Umurongo wa 2 uravuga ngo ubutare bukurwa mu butaka, nibuye riyengeshejwe rivamo umuringa. Iyo umuntu ageragejwe, iyo ahuye n'ibibazo, iyo agiye mu ruganda, nibwo acurwa neza, kandi nyuma avamo ari muzima. Avamo ari muzima yamenye iki?
yamenye ko kubaha Uwiteka ari bwo bwenge kandi kuva mu byaha ari ko kujijuka, kandi yamaze kubanza kumenya ko nanone igitare yacukuwemo ari cyo gitumye abasha kujya muri urwo ruganda akavamo ari izahabu. Haleluya! Uwamukanyumva. Umurongo wa 3 haravuga ngo umuntu amaraho umwijima akawugenzura akagera mu maherezo y'urugabano akurikiranye amabuye ari mu mwijima no mu gicucu cy'urupfu. Mwabyumvise? No mu gicucu cy'urupfu umuntu agerayo. Mwumvire ijambo. Umuntu amaraho umwijima akawugenzura akagera mu maherezo y'urugabano akurikiranye amabuye ari mu mwijima no mu gicucu cy'urupfu, aremera akagerayo, ariko akavuga ati ngomba gushaka ubu butunzi ariko nkabubona. Urabizi ukuntu abantu bataryama. Hari ukuntu uvuga ngo wazindutse wagera mu muhanda ugasanga abandi bahagutanze. Wavuga uti ngiye mu isoko niba wikorera cyane cyane abacuruza, ugasanga abandi bahageze kare. Abo bantu baba bashakisha iki? Ngo baba barimo bakora ibishoboka byose kugira ngo bamareho. Ngo umuntu amaraho umwijima akawugenzura akagera no mu maherezo y'urugabano akurikiranye amabuye, abakurikiranye iby'agaciro mu mwijima, akemera akagenda. Umva, no mu gicucu cy'urupfu nubwo yaba agiye gupfa ariko agakurikirana ayo mabuye akayabona. Acukura urwobo kure. Wo ni umurongo wa 4. Acukura urwobo kure y'aho abantu batuye, bakitendeka muri rwa rwobo kure y'abantu, ntibahashinge ikirenge, bakanagana hirya no hino. Reka mbabwire, abantu bajya gucukura zahabu cyangwa amabuye y'agaciro, mwumve hano ngo acukura urwobo kure y'aho abantu batuye, niho bayacukura, kandi ngo bakitendeka muri rwa rwobo kure y'abantu, ngo ntibahashinga ikirenge, ngo akanagana hirya no hino. Ngo isi nayo ivamo ibyo kurya, kandi kuzimu hayo habirindurwa nk'aho iki? Kandi kuzimu hayo habirandurwa nk'aho umuriro. Nagira ngo byumve neza nshuti yanjye, abantu muri iki gihe uburyo barimo gukorera amafaranga, nko mu bihugu byateye imbere ho, hari abantu bakora amanywa nijoro, aragenda akanagana ashaka amafaranga, arimo abika kugira ngo azagire icyo ageraho, akubaka amazu, akagura amamodoka, agakora inganda, agakora n'ibindi bintu byinshi, ariko arimo abika mu isi. Nshuti yanjye, nagira ngo utekereze ibyo ndimo kukubwira. Wa muntu ngo acukura urwobo kure akajya kandi aho abantu batuye, mwabyumvise, akitendeka muri rwa rwobo kure y'abantu, ngo ntibahashinge ikirenge, bakanagana hirya no hino. Nshuti zanjye mubyumve, abantu basigaye banagana hirya no hino, bakanagana amanywa nijoro, bagakora amanywa nijoro, ndetse bamwe ntibanagisenga, abandi ntibakigera mu ngo zabo. Z'abantu benshi basigaye bakora bakagera mu rugo rimwe mu cyumweru. Rimwe mu cyumweru umugabo ntahagere, rimwe mu cyumweru umugabo akaba ari bwo ataha, noneho agataha umugore wagenda, noneho umugore akagaruka mu cyumweru, kugeza ubwo abana birera uko babonye, ndetse bamwe bikabaviramo no kwiyahura. Ibyo bintu bamwe mubifitiye ubuhamya, murabizi neza. Mu minsi ishize twagiye gushyingura umuntu, abo twari turi kumwe murabizi neza, umwana w'umukobwa w'imyaka 20 n'ingahe yariyahuye. Yiyahura kubera iki? Iwabo nyina yari arimo yubaka ngo amazu, arimo yubaka amazu muri Afurika, hanyuma umugabo nawe agakora amanywa nijoro, bagataha rimwe mu cyumweru. Yaravuga ngo mu buhamya, aravuga ngo yakoraga ibishoboka byose kugira ngo azabashe kurengera abana be, ngo abatuze, mbese abashakira ibyiza, kugeza ubwo umwana umwe amubwiye ati, mama ndagushaka, ese uzava mu byawe ryari kugira ngo uze nkubone? Kugeza ubwo umwana yiyahuye. Nshuti yanjye nkunda, kugeza ubwo umwana yiyahuye. Ibyo ngibyo ababyumva ubuhamya barabuzi neza, ngo turanagana, ukagenda ukajya kunagana ushaka amafaranga.
ugashaka amafaranga ariko utazagira gute, utazanarya. Nshuti yanjye, murabizi ni byiza kugira amafaranga, kuko amafaranga iyo uyafite abasha kugufasha ibintu byinshi muri ubu buzima. Ariko kugira amafaranga udafite Imana ntacyo bimaze. Kugira amafaranga waranagannye utubaha Imana ntacyo bimaze. Ijambo twatangije riravuga ngo yemwe abakurikira Uwiteka, abashishikarira kumushaka, nimwibuka aho mwavuye, nimwibuka igitare mwacukuwemo, nibuka ko wavutse atari ku bwawe, ibuka ko uri hano kuri misiyo y'Imana, ntabwo hari kuri misiyo yawe. Ariko abantu bakagenda bakanagana, bakibagirwa no gusenga. Umuntu ugasanga nta na rimwe ashobora kubona, nta kiboneka mu rusengero, nyamara yarabonekaga mbere, ariko kubera ko ari kunagana, anaganira ibyo azasiga ahangaha. Ushize mbabwira tuganira, hari ibintu byambayeho kandi bikomeye. Ndangije ndavuga nti ariko Mana, ibyo umuntu aruhira ari muri iyi si mbese biba bimaze iki? Urabiruhira nibyo, urabikorera nibyo, ariko nagira ngo nkwibutse neza yuko uzapfa ukabisiga, bikaribwa n'utarabiruhiye, kandi n'abandi bakazapfa bakabisiga. Ariko reka nkubwire, ntabwo bazapfa kukwibuka. Niyo mpamvu nagira ngo wiyibuke hakiri kare, mukuru uko kunagana kwawe ushaka Uwiteka, wibuke igitare wasatuweho muvandimwe. Ndakwinginze kugira ngo mbabarire, wibuke igitare wagize gute, wibuke igitare wasatuwemo, wibuke n'urwobo wacukuwemo. Umurongo wa 5 haratubwira ngo isi nayo ivamo ibyo kurya, kandi kuzimu hayo habirindurwa nk'aho umuriro. Amabuye yaho avamo safiro, amabuye yo mu isi, amabuye yaho avamo safiro, arimo umukungugu w'izahabu. Iyo nzira nta gisiga kiyizi. Iyo nzira yo kumaraho uwo mwijima, ukajya kwemera ukanagana, ukajya gushaka ya mabuye y'agaciro, nta gisiga kiyizi. Hano niko batubwiye ku murongo wa 7. N'ijisho ry'ikizu ntiryigeze kuyibona, n'ijisho ry'ikizu ntiryigeze kuyibona. Mbabwire, ikizu kirabona, kandi ikizu kigira imbaraga cyane. Bantu muzi ikizu kiba kiri hejuru kirimo kuguruka, cyarangiza kikabona inzoka iri hasi irimo kugenda mu byatsi, ikamanuka ikaza ikagifata ikayizamura, sibyo? Nagira ngo ubyumve neza, ubitekerezeho. Ariko hano Bibiliya iratubwira ku murongo wa 7 ngo n'ijisho ry'ikizu ntiryigeze kuyibona. Igisiga ntikiyizi, ijisho ry'ikizu ntiryigeze kuyibona. Umurongo wa 8 hakatubwira ngo n'inyamaswa zibona ntabwo zayikandagiyemo. N'inyamaswa zibona, za zindi zibona cyane ntizayikandagiyemo. N'intare y'inkazi ntiyigeze yinyuramo, intare y'inkazi ntiyayinyuzemo. Murongo wa 9 umuntu arambura ukuboko kwe ku rutare rw'Isarabwayi, yubika imisozi ahereye mu mizi yayo. Abantu mwumve namwe ukuntu Imana yanyuze mu ijambo ryayo ikatubwira uburyo abantu bashakisha ubwenge, ubutunzi bwo mu isi, uburyo bakuraho umwijima, uburyo bakora iby'inyamaswa z'inkazi zitigeze zikora, iby'inyoni zahawe ubwenge n'ubuhanga zitigeze zikora. Ariko ngo umuntu ku murongo wa 9 ngo arambura ukuboko kwe ku rutare rw'Isarabwayi, yubika iyo misozi agahera mu mizi yayo ashaka ayo mabuye. Umurongo wa 10 aca imikorongero mu bitare, kandi ijisho rye ribona ibifite igiciro cyinshi byose. Ibifite igiciro byinshi byose turabibona. Ariko se nubwo wabibonye, wibutse igitare wasatuweho, wibuka n'urwobo wacukuwemo? Umurongo wa 11 wa muntu ikintu akora, agomera imigezi ntitembe, kandi agaragaza icyari gihishwe cyose. Inzira z'ibimuzanira ubukungu zose azijyamo, akabikora kandi akabigeraho. Umurongo wa 12 ariko ubwenge bwo buzabonwa he, cyangwa kumenya kuba he? Tugeze rero hari ikibazo cyacu. Ariko ubwenge bwo buzabonwa he, cyangwa kumenya kuba hehe? Ko kuba hehe? Umuntu ntazi igiciro cy'ubwenge,
kandi ntibubonwa mu gihugu cy'abazima. Murabyumva, dutangiye kugera ku ngingo. Ntabwo ubwo bwenge bw'Imana, ubw'Imana itubwira, bushobora kuboneka mu gihugu cy'abazima. Umurongo wa 13 witeho cyane. Umurongo wa 14 imuhengeri haravuga hati ubwo bwenge ntibundimo, n'inyanja iti ntiburi kumwe nanjye. Umurongo wa 15 uti ntibuboneshwa n'izahabu, kandi nta feza igererwa kuba ikiguzi cyabwo. Ntibishobora kugurwa bya bintu washatse. Mubyumve, bya bintu washatse, nubwo wakuyeho umwijima, nubwo utaryamye, nubwo warushye, ariko ntabwo bishobora kuboneshwa ubwo bwenge nubwo byagenda gute. Umurongo wa 16 ntabwo bugereranywa n'izahabu ya Ofiri cyangwa shohamu y'igiciro cyinshi, habe na safiro. Bwa bwenge ngo ariko se none ubwenge bubonwa he no kumenya bikava he? Kandi ko bitaboneka mu gihugu cy'abazima, kandi bikaba ya mazahabu wagiye gushaka, bya by'agaciro byose washatse, ko bidashobora kubona ubwenge. Nubwo warushye, nubwo wavunitse, ko ubu bwenge Imana itubwiye ko bwo budashobora kuboneka. Cyakora ubwo ufite n'ubwenge bw'isi. Ubwenge bw'isi bw'urabufite, ariko ubu bwenge Imana iri kukubwira, irakubaza ngo mbese bwo buboneka hehe? Umurongo wa 17 naho akavuga ngo izahabu n'ibirahure ntibihwanye nabwo, kandi ntibwaguranwa ibyambarwa by'izahabu nziza. Ikintu ntibishoboka. Fezaruka n'ibirahure ntibizavugwa. Ni ukuri igiciro cy'ubwenge kiruta marijani. Topazi yo muri Etiyopiya ntabwo ihwanye n'ubwo bwenge, kandi ntabwo bwagereranywa n'izahabu nziza. Bya bintu byose washatse ntabwo bishoboka, ntibushobora kugereranya n'ubwo bwenge. None se ubwenge bukomoka he no kumenya kuba he? Ko buhishwe amaso y'abazima bose. Mwibuka ko umurongo wa 13 batubwiye ngo ntibuboneka mu gihugu cy'abazima. None baratubwiye ku murongo wa 20 n'uwa 21 baravuze ngo none se ubwenge bukomoka he no kumenya kuba hehe? Ko buhishwe amaso y'abazima bose, bukihisha inyoni zo mu kirere, na za nyamaswa z'inkazi zikaba zitarabonye ibyo umuntu yabonye, noneho hakaba bigeze ku bwenge, hakaba nta kintu na kimwe gishobora kuboneshwa, gishobora kububona. Kandi bakaba batubwiye ngo mwumva aya magambo, ariko ndakwinginze ngo uyasubiremo mu gihe turimo kuganira iby'ubwenge bizima, ubukurikire witonze. None se ubwenge bukomoka he no kumenya kuba hehe? Mu murongo wa 13 batubwiye ngo ntibiboneka mu gihugu cy'abazima. Umurongo wa 21 ko buhishwa amaso y'abazima. Umurongo wa 21 ni kuvuga ngo none se ko buhishwa amaso y'abazima bose, bukihisha inyoni zo mu kirere, ikirimbuzi n'urupfu nibyo byonyine bivuga biti. Unyumvira aho hantu ariko, ko buhishwa amaso y'abazima bose, bukihisha n'inyoni zo mu kirere. Umurongo wa 22 ukavuga ngo cyakora kirimbuzi n'urupfu biravuga biti amatwi yacu niyo twumvishije impuha zabwo. Mwabyumvise? Kirimbuzi niki? Kirimbuzi n'urupfu nibyo byonyine bivuga biti ahari. Nibyo bivuga biti amatwi yacu niyo twumvishije impuha zabwo. Mwumve, dukomeza aha turahagaruka nyuma. Imana, haleluya, murongo wa 23 mwumve, Imana niyo izi nzira yabwo. Imana niyo izi nzira y'ubwo bwenge, kandi niyo izi aho ubwo bwenge buba. Murongo wa 24 kuko ireba ku mpera z'isi, ikareba no munsi y'ijuru hose. Nubwo wowe umaraho umwijima, ubushaka iby'ubutunzi bizashira, ntabwo buri mushaka ubwenge Imana ishaka kugira. Hano rero haravuze ngo Imana yonyine, Imana niyo izi aho ubwo bwenge bugira gute? Imana niyo izi aho ubwo bwenge buba, kuko ari ireba ku mpera z'isi, ikareba no munsi y'ijuru hose, kugira ngo igere uburemere bw'umuyaga. Ni ukuri amazi iyageresha inshuro
igihe yahereye imvura itegeko n'umurabyo w'inkuba ikawuha iki? Ikawuha inzira. Icyo gihe nibwo yabonye bwa bwenge, kandi irangije bwa bwenge irabugerageza, yarabukomeje ndetse irangije iraburondora. Haleluya! umurongo wa 28, maze ihita ibwira wa muntu, wa wundi ujya gucukura akarinda kunagana, iravuga ibwira wa muntu ngo dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ngubwo rero ubwenge bw'Uwiteka, ngubwo ubwenge bw'Imana. Umurongo wa 13 watubwiye ngo ntabwo buboneka mu gihugu cy'abazima. Ubu bwenge bwo kwihana ibyaha no guhinduka ntabwo ushobora kububona ukihagazeho, ntabwo ushobora kububona ukiyemera, ntabwo ushobora kububona ukimeze uko umeze uko. Oya, ubu bwenge uzabugira ubwo uzemera guca bugufi, ubwo uzemera icyaha cyawe, ubwo uzemera kuvuga uti mvuye ku izima, ubwo uzemera kureka kamere yawe, ubwo uzemera kureka byose, nibwo uzabona ubu bwenge. Uzamera nk'ingabo itsinzwe, maze noneho wa wundi wagushakaga umwishyire mu biganza, umubwire utubunje ukundi nta kindi cyankiza. Nibwo uzaronka ubu bwenge buturuka ku Uwiteka, kuko ubu bwenge nibwo kubaha Uwiteka. Mwabyumvise? Kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Umurongo twasomye muri Yesaya igice cya 51 umurongo wa mbere avuga ngo yemwe abakurikira Uwiteka, abakurikira gukiranuka, abashaka Uwiteka, nimwibuke igitare mwasatuweho, kandi nimurangiza mugire gute? Mwibuke n'urwobo mwacukuwemo, mwe kujya kunagana hirya no hino. Kuko umurongo watubwiye ngo cyakora kirimbuzi n'urupfu biravuga biti amatwi yacu yumvishije impuha zabwo. None se urindiriye kujya gupfa ugatangira kumenya ubwenge? Ntabwo bizashoboka. Iyo kirimbuzi ije nibwo utangira gutekereza kumenya ubwenge, ariko bitagishobotse kumumenya ku munota wa nyuma ntacyo bizakumarira. Niyo mpamvu utagomba kurindira ibyo ngibyo kugira ngo ibyago bikugereho uhure n'ingorane, bwa butunzi bwawe bube ntacyo bukimaze, kirimbuzi zibuhitane. Imana iragushaka kugira ngo ubashe guhagarara mu mwanya ukwiye, kugira ngo ubashe guhagarara uko bikwiye, kugira ngo uvuge utumva Mana ndaje, menye ko kukubaha ari bwo bwenge, uti kandi menye ko kuva mu byaha ariko kujijuka. Imana yacu iradukunda. Hari icyo yavuze muri Yakobo ku bw'ubu bwenge. Iyo dusomye muri Yakobo igice cya mbere, hari icyo havuze. Igice cya mbere umurongo wa 5 haravuga ngo ariko niba hariho umuntu muri mwe ubuze ubwenge nabusaba Imana. Imana iha abantu bose itimana, iha abantu bose itishama, kandi umuntu wese uzabusaba azabuhabwa. Ariko rero asabe yizeye, ari ntacyo ashidikanya, kuko ushidikanya ameze nk'umuraba wo mu nyanja ujyanwa n'umuyaga ushushubikanwa. Umeze atyo ye kwibwira ko azagira icyo ahabwa n'Umwami Imana, kuko umuntu w'imitima ibiri anamuka mu nzira ze zose. Ariko wa wundi uzi igitare yasatuwemo akaba akurikira Uwiteka, akaba amushaka, azashaka ubu bwenge, azabukurikira kandi azabugeraho. Ubu bwenge bwo kubaha Uwiteka kandi ukamenya ko kuva mu byaha ariko kujijuka. Aha niho icyo Uwiteka agushakira. Ubyumve, niba ubuze ubu bwenge busaba Imana. Yakobo arongera akavuga ngo igice cya 3 nanone umurongo wa 3 ahangaha aravuga ngo ninde muri mwe w'umunyabwenge kandi w'umuhanga niyerekanisha ingesho ze nziza, imirimo ye, afite ubugwaneza kandi afite n'ubwenge. Kandi afite n'ubwenge. Ariko se niba muhorana amakimbirane akaze mu mitima yanyu, mugahorana intonganya, ntimukabyiratane ngo mubeshyere ukuri muvuge ngo mwamenye ubwenge. Oya, ntabwo bishoboka. Ibyanditswe biratubwira ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge,
kandi kuva muri ibi byaha niko kujijuka. Hari amagambo meza nagira ngo wumve nanone nyagusomere aboneka mu byakozwe n'intumwa. Iyo dusomye ibyakozwe n'intumwa igice cya 17 tugahera ku murongo wa 28 tukageza kwa 32, hari icyo batubwira ngo nuko iyo minsi yo kujijwa Imana yarayirengagije, ariko none itegekera abantu bose bari ahantu hose kwihana. Mu myaka y'umwijima yabanjirije kuza kwa Kristo, Imana yari yarirengagije ugusenga ibigirwamana kw'abapagani, ariko ubwo ibinyujije mu mwana wayo yoherereje abantu umucyo w'ukuri, kandi yari itegereje ko bihana bakakira agakiza. Abihana ntibagombaga kuva mu bakene n'abacishije bugufi gusa, ahubwo no mu banyabwenge, ba banyabwenge bishyira hejuru, ndetse no mu bikomangoma byo ku isi, kuko yashyizeho umunsi wo guciraho urubanza rw'ukuri rw'abari mu isi bose, izarucisha umuntu yatoranije. Kandi ibyo ngibyo yabihamirije abantu bose igihe yamuzuraga. Igihe Pawulo yavugaga iby'ibi ngibi, yashakaga kubwira abantu ko abantu muri icyo gihe, igihe Pawulo yavugaga aya magambo, abantu bari barasayishije, bari mu byaha, bari mu bupagani burenze, bizera kandi bakiringira ubwenge bwabo. Ariko arangije ababwira yuko rwose Imana bababariye, mwasenze ibigirwamana, mwarasambanye, mwaribye, mwishe abantu mubarenganya, mwarahemutse, atariko noneho ubu ngubu Imana iki gihe cyo kujijwa Imana yarakirengagije, ahubwo irategekera abantu bose kwihana. Shuti yanjye nkunda, mukobwa w'Imana, muhungu w'Imana, ibuka igitare wasatuwemo, ibuka kandi urwobo wacukuwemo, ibuka ibyagukorewe i Karuvari n'ikimari irimo kukwibutsa, maze wibuke yuko kubaha Uwiteka ari bwo bwenge, kandi umenye ko kuva mu byaha ariko kujijuka. Ibyanditswe birakubwira ngo yemwe mwabashishikariye gukiranuka mwe, yemwe mwabashaka Uwiteka mwe, nimutega amatwi, nimwibuka aho mwavuye, nimwibuka igitare mwasatuwemo, nimwibuka urwobo mwacukuwemo, nimwibuka uko byari bimeze, maze mumenye ubwenge nyakuri. Ijambo ry'Imana yavuze ngo ntabwo buzaboneshwa n'ibyo wanaganiye. Ntabwo ubwo bwenge ari bwa bundi bwakugize dogiteri, ni bwiza ngo ubumenye. Ubwo ngubwo ni ubwenge bw'isi bugufasha muri ubu buzima. Ntabwo ari ubwo uko wabaye enjeniyeri, ntabwo ari uko wabaye n'ibindi bintu byinshi by'amagrade yo muri iyi si menshi cyane. Oya, ubwo bwenge ni ubw'isi, ubwo bwenge ni ubw'inda, ntubutuma ubaho da, buba ari ubwenge bw'inda da, kuko ubwo ni ubwenge butuma ubaho ukabasha kubaho muri iyi si. Bwa bundi nyine bw'uko tugomba kubona umutsima ari uko twarushye, rwose ni byiza. Ariko ibuka ko Imana yaduhaye amasaha 24 y'umunsi. Wibaza uti mbese ko amasaha 8 ari ay'akazi, amasaha 8 akaba ari ayo kuryama, ayandi 8 nyagira nte? Uyapfusha ubusa. Kandi ibyanditswe bivuga yuko kwica igihe nabyo ari icyaha, kuko Imana ibiciraho iteka. Niyo mpamvu igihe Imana yaduhaye tugomba kugikoresha nk'uko bikwiye. Shuti yanjye, muvandimwe, mukobwa mwiza, muhungu mwiza, mubyeyi, wowe urushye, wowe uremerewe, wowe uhangayitse, ishyire mu biganza by'Imana, yiteguye kukubabarira kandi irashaka kuva mu byaha bya bindi witaga ubwenge. Bishyire ku ruhande. Iri somo ni iki risobanura muri bimenye? Kubaho Uwiteka ni bwo bwenge, kuva mu byaha ni bwo kujijuka, kandi mu gihugu cy'abazima ntibuboneka kereka niwemera gupfa, ukemera gushyira hasi narijye, ukemera gushyira hasi ibyo wimitse byose, ukemera kuvuga uti Imana, utubunje ukundi, uti nta kindi cyanyiza, uti ndukoresha amaraso yawe, uti namenye yuko igihe cyo kujijwa wamaze kukirengagiza. Nurangiza uvuga uti undaje Mana, uvuga uti imbabazi zawe ndaziringiye. Imana igukeneye aho hantu. Imana irashaka kutareba ku ruhande. Imana ntishaka yuko ubwo bwenge uzabumenya mu marembera urimo gupfa cyangwa ugeze mu bibazo bitagishobotse. Tugiye kwinjira ahantu hakomeye, tugiye kwinjira mu kaga gakomeye. Isi irimo iradupangira. Niyo mpamvu tugomba kumenya ubwenge nyakuri,
tukihana tukiyeza tukaza tugasanga Yesu tukamubwira tutumva ni we muneshi muri uru rugamba, ngaho tumenyesha ubwenge kuko ari we bwenge nyakuri. Nshuti yanjye nkunda, ndakwinginze ngo wibuke igitare wasatuwemo, wibuke n'urwobo wavuyemo, maze wibuke Imana ukuntu yashatse kugushyira mu mucyo w'igitangaza utangaje, maze uvuga uti Imana ndabimenye ku igihe cyo kwihana ari iki. Uvuga uti kandi ni ukuri igihe cyo kujijwa warakirengagije, ariko tumenye ko nyuma y'ibi hari urubanza. Nubwo ukibwirwa ngo ni amahoro, ariko ibyanditswe biravuga ngo nta mahoro y'abanyabyaha, kandi kubaho Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Ndasaba Imana yo mu ijuru ngo ikugirire neza, iguhe kumenya ubwenge nyakuri, kandi umwanzi Satani atsindwe mu mibereho yawe, uhaguruke bikitwa none. Nibyo ngusabira mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mana ndagushimiye kuko uri Imana, ndagushimiye kuko ushobora byose, kandi ndagushimiye ko nta kirogoye umugambi wawe. Ndaguhamagaye Mana ngo uze mu mibereho yacu, utumenyeshe ubwenge nyakuri, uduhe kugenda nk'uko ushaka. Reka umwanzi Satani atsindwe mu mibereho yacu, reka twihane buri kanya, reka uturinde kwiyegurira ibyo tunaganamo, tubikore ariko kugira ngo bitunge ubuzima bwacu, ariko twe kubitindamo. Tumenye ko ari wowe wenyine dukesha guhumeka no kwinyagambura. Reka Mana ufashe jye, unkomereze mu buntu bwawe, kandi n'uwumva umufashe umwuka wawe komeze kutubera umuyobozi, kuko tubisabye mu izina ry'Umwana ukunda Yesu Kristo. Haleluya, amen.